Reka twongereye tubasuhuze tunabifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu tubasuhuza tunabifuriza gukomeza kugira n'intangiriro nziza z'iki cyumweru tugiye gutangira muri aya masaha. Turagarutse turi association ADP ikora ibikorwa bitandukanye bigamije kuzamura imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage mu nkingi zitandukanye, aho dufite ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro rikagira n'amashami atandukanye ryitwa ETP, ndetse tukagira n'umushinga wundi witwa CHAPS, uyu nguyu unakora ibikorwa bitandukanye birimo kwita ku barwayi n'imibereho myiza yabo n'ibindi bikorwa abayobozi bayo bakomeje kugenda batuganiriza. Njyewe nitwa Rukundo Emmanuel, ndi umukozi ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa muri ADP. Aya masaha hari umuyobozi mubona imbere hano kuri kamera turi kumwe, reka atwibwire mwitwa bande? Murakoze cyane, nitwa Emmanuel Niyibizi, ndi umuhuzabikorwa wa association ADP. Nanjye nishimiye kubana n'abanyarwanda ndetse n'abandi bose mu kiganiro kijyanye n'ubuzima bw'abarwayi. Yego, uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'abarwayi. Hari byinshi byagiye bigenda bikomeza kuboneka, aho umuturage cyangwa se umuntu ashobora kujya kwivuza kwa muganga, ariko bamwe bakavuga ko ngo atahawe serivisi nziza. Umurwayi aba ababaye akeneye kwitabwaho, ariko abaganga nabo ari bakeya. Hagati aho ngaho bose bakitana ba mwana. Ibi byose tugiye kugenda tubigarukaho. Muri make reka mubanze mwongere mutubwire kuri CHAPS, amavu n'amavuko yayo n'ibikorwa ikora, noneho duhite twinjira ku bijyanye no kwita ku barwayi nyirizina. Murakoze cyane Rukundo. Dukomeje no kwifuriza barimo Kristo bari mu minsi yo kwitegura Pasika nziza. Pasika bisobanuye urupfu n'izuka ry'umwami Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo, kandi tukongera no kwibuka n'ubundi abagizweho ingaruka na jenoside. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka, ndetse tunabafata mu mugongo tubabwira ngo bakomeze kwihangana no gukomera. Nk'uko rero mwari mubimbajije, mumbwira muti CHAPS twibutse icyo ari cyo. Mu magambo arambuye ni mu cyongereza ni Community Health Assistance and Patient Support. Bisobanuye ko ni umushinga wavutse unatekerezwaho kugira ngo ufashe cyangwa se wunganire health system, inzego bwite za leta zifasha mu buzima n'inzego zigenga mu gutanga serivisi ku muturage. Uyu mushinga rero wa Community Health Assistance and Patient Support wagiye ureba icyuho kimwe na kimwe kigaragara muri serivisi zitangwa muri health system. Ntabwo ari uko badakora, barakora, kandi rwose bari ku ruhembe n'ubundi rw'urugamba rwo kugira ngo abaturage basubirane ubuzima, ariko bigaragara ko hari n'ibyo badahita bashobora. Ibyo rero twebwe muri CHAPS nibyo twatekereje kwitaho. Muri ibyo rero twatekereje kwitaho cyane cyane ni ubuvugizi, nirwo ruri ku ruhembe rwa mbere. Ubuvugizi kuri serivisi z'abarwayi, zaba za serivisi zikorwa kwa muganga, yaba izikorerwa muri community, ndetse n'izindi zidakorwa, ko turacyari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Usanga hari ibikorwa ku bihugu byateye imbere kuturusha, ariko ugasanga mu bihugu byacu barafite imirongo bagiye bashyiraho y'ibikorwa by'ubuzima, hakaba n'ibindi bidakorwa. Rero urumva igikorwa nyamukuru dufite muri CHAPS ni ubuvugizi kuri serivisi zo kwa muganga, zitangwa n'izitangwe neza, n'izidatangwa nazo inzego bireba bakomeze babitekerezeho, kuko igihugu cyacu kiri kurwana n'umuvuduko w'iterambere, kugira ngo nazo zigende ziyongera muri serivisi abaturage babona. Ikindi dukora ni uko ntabwo dukora ubuvugizi gusa, ahubwo tugerageza no gutekereza ibindi twakora kugira ngo CHAPS natwe igire uruhare mu gushyigikira bya bikorwa by'ubuzima ndetse n'ababikora. Rero ni ubwo buryo twatekereje ko natwe tuzajya dukora bwa buvugizi bujyanye no gufasha abarwayi bakennye binyuze muri serivisi sociale. Ibyo ngibyo dushyiraho n'umurongo, ndetse tugenda tunaganira n'ibitaro duhereye ku bituri hafi. Ngira ngo
ibitaro bya Kabutare tubiganiriyeho igihe kirekire. N'iki cyumweru twakoranye inama n'umuyobozi w'ibitaro byaho, twongera kuganira n'ibitaro bya CHUB Faisal nabo turaganira. Twagiye tuganira kuri serivisi zijyanye n'abarwayi b'abakene ndetse n'uburyo babona ubufasha. Ibyo rero nibyo tukirimo tugenda dukorera ubuvugizi kugira ngo n'ibindi bitaro by'ukuri byumvikane ko icyo kintu kiracyari gap. Si uko batabikora, serivisi sosiyale zirakora, ariko ubufasha buba bukenewe ntiburaba buhagije. Rero kuri ubwo buryo ngira ngo wenda ngarutse gato nko ku kiganiro twaganiriye na Deje wa Kabutare muri iki cyumweru, twasanze hari uburyo bakorana n'inzego bwite za leta, cyane cyane akarere. Hari bije ibitaro bibona, iyo bije igakoreshwa ariko ntibihagije, ndetse yewe nabo banatekereje n'uburyo bashyiraho n'uburyo bwo kuyongera, icyo bise ngo ni Samaritan Foundation, uburyo abaturage bashobora kuvuga bati natwe reka dufashe abarwayi. Ubwo buryo burunganira bwabo ndi twababwiye natwe twashyizeho, byose bizajya bigenda byunganirana. CHUB nayo ngira ngo bashyizeho icyo bise ngo ni Agaseke Foundation. Agaseke Foundation ni ukuvuga ngo ni umuryango wavukiye mu bitaro bya kaminuza, ukaba ugizwe cyane n'abakozi ba kaminuza nyine. Abo bakozi bagenda bagira amafaranga bigomwa, ayo mafaranga agakusanyirizwa hamwe akajya kuri konti yo gufasha, noneho ayo mafaranga agashyikirizwa sosiyale y'ibitaro, na sosiyale y'ibitaro ikayakoresha. Ubwo buryo rero bugenda bunafatanya wenda nko mu bitaro bya kaminuza, bafatanya n'ubundi n'akarere n'uturere dutandukanye, inzego bwite za leta, bagafatanya n'imirenge kuvugira ba barwayi. Ni serivisi sosiyale zibikora, ba barwayi babavugira mu mirenge y'iwabo, babavugira mu turere, kugira ngo icyo bashoboye bagumye gufatanya. Rero natwe tuje muri uwo mujyo wo kugira ngo dufatanye nabo kubwo buvugizi, ariko n'abashoboye kudutuma bakaba baduha inkunga yabo, n'ubundi iyo badutumye tuyigezayo. Ngira ngo ni muri ubwo buryo n'ubundi turimo dutekereza ko kuwa gatatu inkunga turimo dutegura ishobora kuzagezwa ku bitaro bya CHUB, kugira ngo nabo tubahe umusanzu wacu wunganira ibyo bari bafite, bakomeze gufasha abarwayi. Ikindi dukora uretse ubwo buvugizi ndetse no kuba twakora ibikorwa bigaragara birimo nyine gufatanya n'abandi bantu bose bafite umutima wo gufasha, tugashyitsa iyo nkunga yo gufasha abarwayi bakennye, dufite n'ibindi bikorwa birimo n'ubundi gufasha abarwayi bakoze impanuka. Abarwayi bakoze impanuka ni icyo twise ngo ni accident patient injury assistance. Ni ukuvuga abarwayi bakoze impanuka twabonye ni umwihariko utamenyerewe, utanazwi cyane muri health system. Health system ni abantu nyine babafata ko barwaye, bakoze impanuka, bakajya muri iyo circumstance yo kubavura bagakira, hanyuma ariko ukabona wa murwayi hari byinshi akenera, agakenera n'ubuvugizi, agakenera kuyoborwa orientation. Ibyo byose rero bizamo n'amategeko, ntabwo ubona ko harimo icyuho gikomeye. Ntabwo ari kuvuga ngo ni Butare gusa, ni mu rwego rw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Abantu bakora impanuka bagira umwihariko buriya, umwihariko wo kurwara, bakagira umwihariko wo kutamenya aho babariza uburenganzira bubareba bujyanye na bya binyabiziga byabagonze, uburenganzira mu kubona indemnisation, impozamarira z'ibyabo byangiritse cyangwa se n'ubuzima bwabo bwahangirikiye, ndetse no kuba babona ubufasha buturutse kuri insurance z'ibinyabiziga byabagonze, ubufasha bugaruka kuza kubavuza. Umuntu agasitaragoringa n'umuryango, akagurisha isambu, akagurisha udutungo twiwe, kandi insurance y'ikinyabiziga iri hariya, kubera kutabimenya ugasanga byamujyanye mu bukene n'umuryango atazikuramo, kandi byashobokaga ko abantu bamugira inama ndetse bakaba banamuyobora bakamuhuza na insurance y'icyo kinyabiziga kikirengera impanuka cyateje. Ibyo rero nabyo biri mu murongo w'ibyo dukora ubwo buvugizi, ariko n'abarwayi babyifuza bakoze izo mpanuka nabo turanabafasha, tukabafasha mu buvugizi, tukabafasha kubahuza n'ibyo binyabiziga, assurance z'ibinyabiziga, dufatanije n'abanyamategeko dufitanye amasezerano. Hanyuma ikindi tunabafasha muri rwa rugendo rwo kwivuza. Abenshi usanga iyo ukoze impanuka ntuba wabyiteguye, baba bafite n'ikibazo cy'ubushobozi.
Abafite icyo kibazo cy'ubushobozi rero ni umwihariko utandukanye na ba bakene twavuze bafashwa na sosiyali. Abangaba umwihariko wabo ni uko bo baba bafite amahirwe y'uko iyo bamaze kumenya uburenganzira bwabo, cya kinyabiziga cyateje impanuka kiba kizabaha kizaba kizirengera ibiguzi biri kugenda kuri wa murwayi uri kwivuza. Rero abangaba icyo tubakorera twebwe nka CHAPS cyangwa se ADP binyuze muri wa mushinga CHAPS, ni uko tuganira n'ibitaro bibafite, tugatanga icyo nakita garanti prise en charge. Ni ukuvuga ngo twemera kwishingira uwo muntu binyuze mu nyandiko twandikiye icyo kigo, noneho wa muntu akavurwa. Twebwe y'ukwezi gushize wa muntu mu gihe twamwishingiye fagitire bari kumuha barayiduha. Iyo bayiduhaye twebwe turayishyura ku masezerano ariko twagiranye n'uwo muntu cyangwa umuryango we. Iyo tumaze kuyishyura ni amafaranga tuba turi kuguriza wa muryango, amafaranga azasubizwa umushinga CHAPS, ariko nta zindi nyungu tubasabye kuri ayo mafaranga twabahaye. Icyo bifasha rero ni uko bifasha ko ibitaro bivura wa muntu bituje, badatekereza ngo uyu muntu aratwambura. Ikindi wa muntu nawe akagira amahirwe ko arabona imiti ku gihe, abone serivisi yo kwa muganga ku gihe, kuko bazaba bizeye neza ko bafite umwishingizi bazabaza aya mafaranga. Ikindi birafasha yuko wa murwayi nawe aza kongera kugira amahirwe yuko deja wa muryango we uraza gutekereza ubundi buryo bwo kugumya kurwana n'ubuzima mu giturage. Ngira ngo ni icyo ngicyo dukora kuri serivisi zijyanye n'abakoze impanuka. Kugeza kuri uyu munsi CHAPS ifite abakiriya, ariko icyo nari mvuze icyo muri iyo procedure, iyo turimo dukora gutyo dufasha wa murwayi wakoze impanuka, umunyamategeko wacu aba afite amasezerano yagiranye nawe, ko urumva kugira ngo natwe tuzashobore kugaruza amafaranga azabone uko afasha n'undi uzamukurikira, haragomba kuba hari umuntu uzakurikirana uburyo procedure zo gukurikirana cya kinyabiziga cyakoze impanuka, asiranse yacyo, ndetse no kugaruza amafaranga. Byose tubishyira mu maboko ya wa munyamategeko, akaba ari we uzaduhuza na wa mukiriya ku masezerano bagiranye. Kuko urumva niwe umenya igihe dosiye itangiriye, akanamenya n'igihe bazayikorozinga mu mategeko na insurance, akamenya n'uburyo n'ubundi azagira gute azishyurana n'umukiriya we kuri pourcentage bumvikanye zijyanye n'ikiguzi cya avoka. Icyo gihe rero tumuha n'intuze n'inshingano zo kuzatugaruriza ibyo twagurije wa mukiriya. Ikindi nari ngiye kuvuga gitoya cyane cyane kuri aba bakiriya bacu b'impanuka, uyu munsi wa none dufite abakiriya bamaze kuza mu ruhande rwacu rwa CHAPS kugira ngo tubafashe muri ibyo bikorwa bijyanye no kubasobanurira uburenganzira bwabo muri deroma yo kwivuza ndetse no gukurikirana ibinyabiziga byateje impanuka. Ngira ngo ubu ngubu abo dufite, abafite dosiye zimaze kuzura neza bashobora kuba ari 5 niba atari 6, ariko abakiriya muri rusange dufite turimo dufasha tugenda tubasobanurira, tunabaha n'intuze n'ibibanza kugira ngo babanze buzuze n'ibyo inzego z'umutekano polisi zibasaba, ndetse no kwa muganga bose bageze muri 15. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga uyu mwanya CHAPS dukora. Ibindi bikorwa byacu byo nagiye mbivugaho, ntabwo ari ngombwa ko uyu munsi tuguza kubitondora byose, reka tube tuvuze ibyo ngibyo. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Ariko hari icyo nari nakomojeho, abarwayi bajya kwivuza kwa muganga bategereje serivisi nziza, ariko hari abo uganira nabo bakagaragaza ko bahawe serivisi mbi, cyane cyane mu guhabwa imiti, mu kwitabwaho n'abaganga, ntibahite bavurwa uko biri. Ibi ngibi mu bijyanye n'ubuvugizi mukora byo mubikoraho iki? Ese hari kese mwagiye mubona? Yego, izo kese ziraboneka nk'uko mwari mubimbajije. Izo kese ziraboneka kandi ziranahari. Icyo dukora, hari uruhare rushobora guturuka ku mpande zitandukanye, nk'uko twavuze ko n'ubundi abantu bari kwa muganga barwaye, hari imbogamizi 3 zishobora gutuma umurwayi adakurikiranwa neza cyangwa se adahabwa serivisi uko bikwiye. Hari imbogamizi zishobora gushingira kuri medical team management, uruhare rw'abantu bo kwa muganga.
hari n'imbogamizi zishobora gushingira kuri family management, uruhare rwajyanye n'umuryango. Hari n'izindi mbogamizi zishobora gushingira kuri economic factors, impamvu ziturutse ku bushobozi. Umuryango ukaba utari uko wamutereranye, uruhare rw'abantu bo kwa muganga bakaba batamutereranye, ariko byagera ku kintu cyitwa ubushobozi, ari naho nababwiye ngo aho ngaho niho dukorera ubuvugizi cyane, bikaba byatuma umurwayi atavurwa neza. Ariko birashoboka ko n'ubushobozi bushobora kuba bwabonetse. Ubushobozi bwaba bwabonetse, umuryango ukaba utakoze iby'inshingano zawo ku gihe, ngo bwa bushobozi ubugeze ku baganga babukeneye n'ibitaro. Icyo gihe nacyo gishobora gutinza serivisi cyangwa kigatuma na serivisi zitangwa nabi. Ikindi, gusigana k'umuryango. Umuryango ushobora kuba usiganira umurwayi bitewe n'utubazo turi mu muryango, wenda se umurwayi akaba hari ukuntu iyo sosiyete itamwiyumvamo, cyangwa se nabo ubwabo bakaba bifitiye izindi conflict, amakimbirane mu muryango ashobora gutuma n'ubundi ubushobozi butabuze ariko serivisi ntizitangwe neza. Icyo rero nacyo icyo gihe kibangamira ya procedures yo gufasha umurwayi. Hanyuma uruhare rw'abantu bo kwa muganga. Uruhare rw'abantu kwa muganga narwo ntabwo ruhoraho, ariko rurashoboka. Umuganga ashobora kuba atakoze ibyo agomba gukora ku gihe, icyo twita uburangare bwa muganga, umunasi n'abariya bandi bita paramedico, abakora ibizami, abishyuza amafaranga, b'abantu bose bari muri rwa ruhembe rufasha kwa muganga. Iyo serivisi rero idatanzwe ku gihe wa mukiriya yari akeneye, bishobora gutuma serivisi itagenda neza. N'urugero nkanze, urabona akantu gato koroshye, ufasha umurwaza, umuhaye, muganga yanditse ordonnance, aramubwira ati genda wishyure nurangiza uzanire umuti kugira ngo farumasi awumuhe, ni uko agomba kubona icyemezo cy'uko yishyuye, kuko nawe baramwodita. Aramutse asohoye umuti atagaragaza ko uwo muti wishyuwe, uwo muti bazawumubaraho. Noneho icyo gihe farumasiye ntabwo ari buze guseriva umurwayi. Noneho rero niba wa wundi wishyuza atakoze ibyo agomba gukora ku gihe, wenda yifitiye uburangare cyangwa se yagize akandi kajagari gaturutse ku bindi bibazo bye bwite, icyo gihe birahita biza kugira effect ziri negatifu kuri serivisi y'umurwayi. Niba ibizamini wenda umunasi, umuganga bakoze ibyo bagomba gukora, bohereza ibizamini by'umurwayi muri laboratoire ntitange serivisi ku gihe, icyo gihe biraza kugira ingaruka. Kutamenya ibisubizo ku bizamini byari bikenewe, ntabwo biza gutuma muganga atanga serivisi neza, nubwo muganga atari ko yabyifuzaga, nubwo umunasi uri kumwe n'umurwayi atari ko yabyifuzaga, ariko icyo gihe biraza kuzana ingaruka kuri wa murwayi. Yego, ubwo hagati aho rero ni iki musaba abarwayi n'abarwaza n'umusozo dusoza? Icyo gusaba abarwayi, abarwaza n'abaganga muri rusange, ni uko by'ukuri turabanza dusabe cyane cyane abantu kwa muganga. Nyine uru ni urugamba rwabo, ni inshingano zabo, ni indahiro barahirira leta yuko bagomba gutanga serivisi nziza kandi bakayitanga ku gihe. Umuntu wenda yaba atarize ubuganga, ariko akaba yarize kwishyuza, yarize gucunga amafaranga. Imenya ko niba wakoreye cyangwa se warize kote tekinike, gukora maintenance y'ibikoresho byo kwa muganga, nudatanga serivisi neza, wabaye intambamyi cyangwa se wabaye utanze icyuho cyo kugira ngo serivisi igende nabi. Abantu bo kwa muganga rero, umuntu wese agomba kubyumva ko niba yagize uruhare cyangwa se yagize inshingano ashingwa mu bikorwa byo kwa muganga bigaruka ku murwayi, akwiye kubikora ku gihe kugira ngo wa murwayi atabarwe ubuzima bwe kumucika. Ubwo bivuga ngo medical team management ni abantu bagomba gutahiriza umugozi umwe kandi batarangaye. Umuntu ntiyumvemo yuko wenda kubera ko ari umuntu ukora umuriro w'amashanyarazi, ari umuntu uri muri biomedical maintenance y'ibikoresho byo kwa muganga, cyangwa se ko kuba ari umuntu wishyuza amafaranga nawe niyumve ko ari muri medical team management, kuko ari muri miliye yo kwa muganga. Serivisi yo kwa muganga rero kugira ngo igende neza, abantu bose bakora kwa muganga bakwiye kuba batahiriza umugozi umwe, kugera no kuri wa muntu ukora isuku.
isuku nidakorwa ku gihe nawe wabaye intambamyi yo kugira ngo serivisi yo kwa muganga itangwe neza. Hanyuma ku umuryango nawo icyo nabwira abantu baba barwaje ni ukuvuga hari wa muntu uri kumwe n'umurwayi, hari ba bandi basigaye mu muryango mu rugo, ni ukuvuga ngo nabo bagomba kumva inshingano zabo ko zigomba gutangwa ku gihe. Niba ari amafaranga basabwa, amafaranga naboneke ku gihe. Niba ari uwo bohereje ngo ajye kuba ku murwayi, cyane cyane nko ku bantu b'abajene, hari abantu bohereza kujya kurwaza ababa baturutse kure, ugasanga swati ni umuhungu cyangwa ni umukobwa, ubaye umwanya wo kudeyambira no kurangara. Yibagiwe yuko deja niba yavuye mu muryango yumvisha ageze ahantu afite freedom yo kuza kurangara uko bitagombaga, icyo gihe biraza kugira ingaruka ku murwayi, muganga aramushaka mu bure, aba akeneye kuza ko ari ibyo aza gufasha kugira ngo umurwayi agumye kuvurwa bize kuboneka bitinze. Ikindi nanone amakimbirane yo mu miryango ntakwiye kwivanga cyane n'inshingano zo kuvura. Niba abantu bafite n'ibibazo mu miryango, abo ngabo bakwiye kumenya ko igihe cyo kuba umuntu arwaye si cyo gihe cyo kumusiganiraho. Birashoboka abantu bashobora kuba badafite ubushobozi bwo kubona amafaranga akenewe kwa muganga, ariko umutima ukwiye kuba uri kuri wa muntu, bakumva neza ko wenda n'ubushobozi bwabuze kubera ubukene bafite. Ibyo ngibyo icyo bivuze ni ukuvuga ngo iyo babuze ubushobozi ariko bakaba bashyize umutima kuri wa murwayi, amakuru bayatangira ku gihe, bayaha babaganga nabo bakayaha ubuyobozi bw'ibitaro cyangwa se serivisi sosiyali icyo zikora, zireba wa murwayi n'ibikenewe, zikareba ko bishobora kuba biri mu bushobozi ibitaro bifite na serivisi sosiyali. Icyo gihe nabo benterivena ku gihe, bagafasha abaganga kubona ibyo umuryango utabonye, ariko kuko umuryango watanze amakuru ku gihe ko ubushobozi bwabashiranye. Ikindi nanone wa muryango nawe ushobora kwikorera ubuvugizi mu nzego z'ibanze, uhereye ku isibo, umudugudu, akagari, umurenge, kuko ubufasha buriya sosiyale buhera ku murenge, ntabwo buhera mu karere, buhera ku murenge. Umurenge waba udafite bije ihagije ukaripotinga akarere nako kakagira gute, kakareba icyo gashoboye, kakaba kakishingira umurwayi akavurwa kuko n'umuturage w'igihugu. Ariko iyo hari ikibazo cy'umuryango gishobora kuba gishingiye ku gasigane cyangwa amakimbirane, icyo ngicyo gishobora gutuma za nzego zose ziteguye gufasha umurwayi zitamenya amakuru ku gihe, wa murwayi akaducika, igihugu kikaba kirahombye. Rero umuryango cyangwa se kominote, abantu bakwiye kumva ko abarwaje nibumve yuko umutima uri ku murwayi, hanyuma ibindi bishobora gutinza serivisi zo kugira ngo amakuru amenyekane, ibyo ngibyo babe babyihoreye. Iby'ubushobozi byo rero nabyo numva mbivugiye aho ngaho, kuko economic factors zishobora kubura, ariko inzego zitandukanye zahuza imbaraga ubushobozi bukaboneka. Mu gusoza reka munatubwire, mutwibutse uburyo umuntu ashobora gufasha abarwayi yifatanyije na CHAPS. Urakoze Rukundo. Abakifuza gufasha ibikorwa byo gufasha abarwayi birakomeje, ntabwo bizahagarara. Tuzagumya gufatanya n'umujyi w'igihugu cyacu mu kuba hafi y'abarwayi, dufatanye n'inzego bwite za leta, ndetse dufatanye n'ibitaro bigiye bitandukanye. Uburyo bwo gufasha rero buracyari bwa bundi. Uburyo bwo gufasha nk'uko natangiye mbivuga, hari uburyo bwashyizweho buri mu nzego z'ibanze, hari uburyo bwashyizweho buri mu bitaro. Ubwo buryo abantu nibabukoreshe, niba ufite inkunga yawe ushaka kugeza ku bitaro, yijyane ugeze kuri serivisi sosiyale, barayakira. Niba ufite inkunga ushaka gufashisha ukaba uri mu nzego z'ibanze, umurenge, akarere, yijyane, serivisi sosiyale zirahari, barayakira. Hanyuma nanone nawe niba ushaka kudutuma nka ADP binyuze mu mushinga CHAP, nawe yizane inkunga yawe turayakira. Inkunga rero twakira inyuzwa hehe? Iyi nkunga twakira inyuzwa kuri momo rero yacu ni iyi ngiyi ikurikira. Momo dukoresha ni 79 47 41 706, 79 47 41
706. Icyo gihe iyo unyujije inkunga yacu hano, ubwo watumye capu, natwe iyo nkunga turayikusanya, ukwezi kwashira tukagena abo tuyishyikiriza. Hanyuma ubundi buryo ni konte twise Action Sociale ifunguye ADP bar Action Sociale 492 01 08 68 82. Iyi iri muri Bank Equity. Ubu buryo nabwo bukoresheje inkunga yawe tuyigeza ku barwayi n'ubundi ikabafasha. Ubu buryo rero bwiyongeraho ubundi buryo butandukanye. Abantu bashobora kwishyira hamwe ari itsinda, abantu yenda ni mu rusengero, wenda ni church, ivuze ati twebwe inkunga yacu turayikusanya, mwemerewe kuyigeza ku bitaro, mwemerewe kuyigeza ku murenge, mwemerewe kuyigeza ku karere, aho mwayigeza hose inkunga ifasha abarwayi. Mushobora kuvuga muti inkunga yacu twebwe turayigeza ku bitaro wenda biri iburasirazuba, nta kibazo gihari. Icy'ingenzi nuko dufasha abarwayi, turaba twubatse igihugu cyacu, kuko turaba dushyigikiye cya kintu twise quick recovery. Wa murwayi iyo umufashije akira vuba, ukamurinda gupfa imburagihe, hanyuma akagaruka tukubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane.